Mutoni Sandrine, ndabasuhuje mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Busha TV, aho muherereye amahoro y'Imana bane namwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, reka dushime Imana yaturindiye umubiri n'ubugingo, suko uzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zayo yatugiriye. Kadusenge Imana. Imana turagushimye, turaguhimbaje, waturinze, wabanye natwe, watugiriye neza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Waturindiye umubiri n'ubugingo, ntacyo twatanze, suko ari ubwiza, si uburanga, si icyubahiro, ahubwo ni imbabazi zawe watugiriye. Iyi saha tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe cyangwa se ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Amena. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, turasanga muri Zaburi 103 umurongo waho wa 17 wo wonyine. Ariko imbabazi z'Uwiteka agirira abamwubaha zahereye kera kose, zizageza iteka ryose. Gukiranuka kwe kugera ku buzukuru babo. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Ni ukuri imbabazi Imana itugirira zahereye kera kose, si iz'ubu ngubu. Uhumure, imbabazi umuryango utakugirira, inshuti itakugirira, Kristo we aracyadufitiye imbabazi. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom shalom.